Sashimwe cyane ubwoko bw'Imana. Dushimiye Imana yakomeje kutujyana neza, icyubahiro ni icyayo mu isi no mu ijuru. Tugenera umwanya kugira ngo dusangire ku ijambo ryayo, ku byanditswe byera. Reka dusenge dutangire. Turagushimiye Mwami Imana, turagushimiye Uwiteka, uri Imana ivuga bikaba. Turaguhimbaye cyane muri uyu mwanya. Uburinzi bwawe iteka butwomaho, kandi kugirirwa neza nawe iteka byose biri kuri twebwe. Uri Imana kandi uri mu ruhande rwacu. Ndabigushimiye cyane muri uyu mwanya. Ndakwinginze tweze tubabarire, kuko turi abanyaminwa yanduye. Ibyo dukora byose nyir'ingabo twe turacumura. Ndakwinginze cyane ngo twezeho ibyaha n'ibicumuro. Ubane natwe muri uyu mwanya, utugirire neza kandi dushyigikire. Ibyo tuganiraho byose Uwiteka bitwungure. Tugire neza, ugira neza bugacya bukwirura Imana. Mu izina rya Yesu mbigusabye, amen. Haleluya, amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Turaza gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 8. Duhere ku murongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 8. Turahera ku murongo waho wa mbere. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu akiza umubembe. Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira. Maze haza umubembe, aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, Mwami, washaka wabasha kunkiza. Aramusubiza, arambura ukuboko, amukoraho ati, ndabishaka, kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati, wirinde ntugire uwo ubwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi, uture n'ituro Mose yategetse, ribabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Imana itugire neza. Twongere dusubiremo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 8. Guhera ku murongo waho wa mbere. Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira. Maze haza umubembe, aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, Mwami, washaka wabasha kunkiza. Arambura ukuboko, amukoraho ati, ndabishaka, kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati, wirinde ntugire uwo ubwira, ahubwo genda wereke umutambyi, uture n'ituro Mose yategetse, ribabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Kuko dufite Yesu, nta wundi murengezi dukeneye. Kuko dufite Kristo, nta wundi murengezi dukeneye. Kuko afite imbaraga kandi ndetse zihagije zibasha kudukiza. Imana itugire neza. Iri jambo rero dusomye hano mu bice bya 8 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, twumvise ukuntu haje umubembe. Urumva, umubembe yari umuntu usa nkaho agaciro ke karangiye, usa nkaho atagikenewe muri sosiyete, ahubwo igisigaye ari ugupfa. Ariko ntabwo Kristo yakanzwe nuko uwo mubembe igihe gisigaye cye ari ugupfa, ahubwo Kristo we yamubonyemo ikindi kintu. Bisobanuye yuko icyo abantu bakubonamo ushobora gusanga atari cyo Imana igira gute ikubonamo. Icyo abantu bagushakaho si cyo Imana yo igushakaho. Kuko urabona, uyu muntu wari umubembe. Ubundi umubembe kera bamwambikaga inzogera, ku buryo ahantu aragera hose baramenye yuko ari umubembe ugiye kuhanyura, bose bagahunga, atagira uwakoraho akamwanduza. Ariko ntabwo Kristo we yamubonye nk'uje kumwanduza, ntabwo yamubonye nk'icyago, ahubwo yamubonye nk'ugomba gukira. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo batubona nk'abo gupfa, ariko nyamara turi abo kurama. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Babona ko ntacyo tumaze, ngo ariko dutungishije benshi. Iryo ni ijambo ry'Imana ribivuga. Rero nta wundi uwo mubembe yari akeneye. Ni yari akeneye abapfumu, ni yari akeneye
abakoresha imyuka mibi nta zindi mbaraga yari akeneye uretse Kristo wenyine. Rero umwami wacu Yesu niwe wenyine wari ufite imbaraga, kuko ari we wari umurengezi we muri icyo gihe. Iyo yegera abantu bari guhunga, iyo yegera abapfumu bari kwiruka, iyo yegera uwo ari we wese yari kwegera, iyo yegera abadogiteri kwa muganga nabo bari guhunga. Umubembe yari umuntu rwose mubi cyane, kubera ibintu yari yagize gute, yari arwaye. Rero umuntu wabaga urwaye ibibembe icyo gihe ntabwo yabaga agikenewe muri sosiyete, yagombaga kuba ari ahantu ha wenyine cyangwa se akabana n'ababembe bagenzi be. Ariko atera intambwe, amenya yuko Kristo akiza, amenya yuko Kristo agira neza, amenya yuko Kristo atandukanye n'abandi bantu abona aho ariho hose, abo yahura nabo, abaganga, abapfumu ndetse n'abakonikoni. Amenya yuko abo ngabo imbaraga Kristo afite zirenze izabo ngabo. Aravuga ati mwiriye kwegera umwami, mwiriye kwegera Kristo. Yigira inama nziza, aravuga ati nanjye reka mwegere. Aramwegera avuga ati mwami, wabishaka wankiza. Nawe aramubwira ati ndabishaka. Agira gute? Kira. Uwo mwanya ibibembe bye bigira gute? Bivaho. Kristo rero ntabwo yamwinenaguje, ntabwo avuze ngo uri umubembe, ntabwo avuze ngo uri mubi, ntabwo avuze ngo wowe waraciwe, ntabwo avuze ngo wowe ntukwiriye kubana n'abantu. Oya, ahubwo yaramukijije kuko yashakaga gukira. Rero umuntu wese wumva afite icyifuzo cy'uko yakizwa na Kristo, yuko umwami Imana yagira icyo amukorera mu mutima we, akwiriye kwegera Kristo. Ntabwo yakegera abantu kuko igisubizo cye ntikiri ku bantu, ntabwo yakegera abapfumu kuko igisubizo cye ntikiri ku bapfumu, ntabwo yakegera abakonikoni. Oya, ahubwo uwo kwegera ni Kristo kuko ari we murengezi. Rero tumufite, nta wundi murengezi dukeneye. Rero uwo nawe yabonye Kristo ahita amenya yuko nta wundi murengezi, ahita amenya yuko nta wundi wamugirira neza, nta wundi wamukuraho icyago afite uretse Kristo wenyine. Nta wundi wabasha kugira gute gukiza umuntu wari urwaye ibibembe icyo gihe uretse Kristo wenyine. Buri wese yabaga yahunze, yumvaga ngo hahingutse umubembe, bose bakiruka, kubera yuko umubembe yabaga ahumanye, yabaga yarahumanye. Ibibembe rwose yabaga ari indwara ikomeye cyane, umuntu ahora aribwa umubiri wose, ari ibibembe, ari ibisebe gusa, ameze nabi, kandi kumukoraho nacyo ari ikibazo, ari uguhita nawe ugira gute ubirwara. Ariko ntabwo warenganya abo bantu, kuko ntabwo bari kumubera umutabazi, ntabwo bari kumubera abarengezi. Oya, ahubwo wari umurengezi we ni Kristo. Ibibazo byose wagira, amakuba yose wabamo, nta wundi wakubera umurengezi uretse Kristo umwami wenyine. Niyo mpamvu dukwiye kumwizera kandi tukamusanga. Uwo nawe yateye intambwe yo kwegera umwami wacu. Nta wundi rero wabasha kugira gute gukiza, kutumara agahinda, kutumara umubabaro. Wajya mu bapfumu bakarya ibyawe, wajya mu bakonikoni bakakubabaza ngo barakuvura cyangwa se barakumara agahinda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Kristo niwe wenyine ufite igisubizo cyawe. Izere Imana, wegere umwami wawe, niwe wenyine ufite igisubizo cyawe, niwe wenyine wabasha kukumara agahinda kose waba ufite. Waba ukamaranye imyaka ingahe, ibyo ntabwo bimukanga, ntabwo rwose ibyo ngibyo ntabwo bimutera ubwoba, nta nubwo yaguhunga ngo nuko wabaye igicibwa. Oya, abantu bashobora kubona uri igicibwa, bashobora kubona nta cyiza kigukwiriye, bashobora kubona rwose udakwiriye kuba mu bantu, ariko Kristo we akakwitegereza, akabona ukwiriye ibyiza, akabona ndetse n'ubugingo buhoraho urabukwiriye. Niyo mpamvu ataguhunga, ahubwo arakwegera akaguhereza ibigukwiriye, akaguhereza igisubizo cy'ibibazo byawe. Imana itugire neza kandi Imana idusanga. Uri umubyeyi wumva ufite ibibazo, uri umugabo wumva ufite ibibazo, nta wundi waguhereza igisubizo, nta wundi wakumara agahinda uretse kwizera Kristo wenyine, uretse kumusanga ukamwegera ukamubwira uti dore mfite ibibazo, kandi n'ubundi ujya kubimwereka yamaze no kubibona.
kuko hari ijambo ritubwira ngo utarantabaza nzururukira kugira gute kukurengera. rero amenya byose, arebera hose icyarimwe. igisigaye ni uko umwegera ndetse ukamwizera, ukamenya yuko ari ufite imbaraga zo kugukiza, ukamenya ko ari ufite imbaraga zo kukurengera. nta wundi wagukura muri ako gahinda, nta wundi wagukura muri uwo mubabaro, nta wundi wagukura muri ayo makuba uretse imbaraga za Yesu zonyine. niwe ufite imbaraga wenyine zo kukurengera. kuko njye wambwira ibibazo byawe nkagera nkabirambirwa, wambwira umubabaro wawe nkumva ntacyo nabikoraho, wambwira ibyo ukeneye byose nkabona sinaza kwifuza kwawe. ariko uwiringiye Kristo niwe wenyine wabasha kugira gute kumukiza, niwe wenyine wabasha kumumara agahinda n'umubabaro. rero Yesu ntabwo yigize areba uwo muhembe ngo avuga ati ubwaje aje kunyanduza, aje kunsiga ibisebe bye, aje kunsiga ibibembe bye. oya, ahubwo yaravuze reka numva agahinda ke, ninangiza kukumva ndamuvura ndamukiza. natwe rero nta wundi watwumva, nta wundi wadukiza, nta wundi watumara umubabaro uretse kwizera Kristo wenyine, tukamunambaho tukamugumaho. utarebye ngo hariya hari umupasiteri, ngo uriya mupasiteri niwe nkwiriye gukurikira, niwe nkwiriye kunambaho. oya, uriya wagenda uyu munsi akumva ibibazo ufite ukamubwira ko waburaye, ejo akaba yaguha ibyo kurya, ariko ejo bundi ntiyabiguha. Kristo niwe wenyine wakumara agahinda ugize gute ufite. wambwira ko wabuze akazi tukababarana, uyu munsi naguha 1000, ariko ejo ntabwo nakiguha. wambwira yuko rwose mu rugo byanze nkaguhayo kurya uyu munsi, ariko ejo ntabwo nayaguha. rero ikiza ni uko tunamba kuri Kristo kandi tumufite, nta wundi murengezi dukeneye. rero bivuze yuko dukwiriye gutunga Kristo mu mitima yacu, dukwiriye gutunga umwami wacu mu mitima yacu, kugira ngo ibyo dukeneye byose ariwe tubibwira, kugira ngo ibyo twabuze byose ariwe tubibwira, aho kugira ngo tubitakire abatabishaka. rero gusenga ni rwo rufunguzo, kwizera niyo ngabo, nibyo dukwiriye kugira gute kugira. rero dukurikije ijambo ry'umwami wacu, dukurikije ibitangaza yakoze, dukurikije imirimo yakoze, niwe dukwiriye kunambaho, niwe dukwiriye kwiringiraho. agahinda kose waba urimo, aho waba uri hose, menya yuko Kristo agukunda. utavuze ngo ubwo nabaye indaya, ngo ubwo oya, niba warabaye indaya menya yuko Kristo we aragukeneye kandi yagukiza. niba warabaye umujura ukaba ruharwa, menya yuko Kristo yagukiza akakuraho ako gahinda. uko ibyaha byatukura kose bigasa n'umuhemba, Kristo niwe wenyine wabigukuraho, ndetse akabihindura umweru nk'ubwoya bw'umwana w'intama. Imana itugire neza, nk'ubwoya bw'intama bwera. ni Kristo wenyine wabishobora. nta wagukuraho umubabaro, nta wagukuraho ibyaha uretse Kristo wagupfiriye rimwe rizima. Imana itugirire neza, yaradupfiriye kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, ntabwo yadupfiriye kugira ngo tuzarimbuke. oya, ikibura ni ukugira ngo dutunge Kristo, tumugire nk'aho ari we ibyiringiro byacu bizima, tumugire ari we dukwiriye kubwira byose, tumugire ari we twiringiye. rero tumufite nta wundi murengezi twakenera, kuko ikibazo cyose wagira niwe wagikemura, nta wundi wagikemura. niwe murengezi muzima, niwe urengera. haleluya! abamwiringiye kandi niwe wenyine ufasha abamushaka. Imana itugire neza. abashavuye abo ntabwo abatererana, ntabwo abahunga, oya, ahubwo arabegera akumva ibibazo bafite. twegere Kristo. utavuze ngo ubukene buranyishe ngo ntabwo nkwiriye gusenga, oya, menye yuko aho ngaho ni Kristo wenyine wahagukura, niwe wabana nawe, niwe wagendana nawe, niwe wagukorera ibikomeye, niwe wagukura ku rwego rumwe akakugeza ahandi. Imana itugire neza. yaguha umwuka wera nk'umuhoza. Kristo yakuyobora, Kristo umwami yakumara agahinda. uzareba abantu basenga cyane, iyo ahuye n'ibibazo ntabwo areka gusenga, ntabwo abireka. ariko udafite gusenga, icyo gihe uhuye n'ibibazo uhinduka nk'umusazi bikagorana. ariko usenga niyo yahura n'ikibazo gikomeye,
gikomeye cyane, agira ibyiringiro akavuga ati nubwo gikomeye ariko mfite Imana kandi Uwiteka azabinkiza, azanabigenza neza, iki kibazo nzakivamo amahoro. Niyo yahura n'ibimeze gute ariko asenga, akomeza kwiringira Imana, akavuga ati mfite Imana, ntatera induru niyumve bicitse biyobye, oya. Nubwo yahura n'intambara zimeze gute, bamwanze, bamuvuze, bamuroze, ibyo ari byo byose yahura nabyo, akazi bagatwaye, aravuga ati Imana ishimwe ko nari mfite n'akazi bankuraho, buriya izampa kandi. Imana itugire neza. Ntabwo rero agira ibibazo, ntabwo atera induru ngo avuge ngo biracitse birayobye nzabaho gute, oya. Ubuzima bwe yarabushyize muri Kristo, abazi ko nta wundi murengezi wamurengera uretse Kristo. Gutakira abantu, n'ubundi utakira umuntu umubwira ibibazo byawe ugasanga afite ibiruti byawe. Rero icyo gihe we yiyemeza gutakira Kristo. Imana itugire neza. Rero tubyumve neza, dufite Kristo nta wundi murengezi dukeneye. Uyu mubembe abitweretse neza, cyangwa se tubibonye neza kuri uyu mubembe wegereye Kristo, ategereye abandi bantu bari kumwe nawe, atagiye mu bapfumu, ahubwo agahungira kuri Kristo, akamenya ko ari ufite igisubizo kizima, akamenya ko ari ufite amagambo meza y'ubugingo yamukiza. Birangira agize gute? Akiza. Kristo aramukiza rwose, ahinduka ukijijwe, umubiri we usubira kuba umubiri muzima, arongera aba muzima rwose, agenda ameze neza, umubiri we nta kibazo ufite, nta bibembe bikiriho. Rero nta wundi wabasha gukora ibyo uretse Kristo. Agahinda waba ufite gatura Umwami, ibibazo waba ufite biture Kristo. Nta wundi wabyumva ngo agire icyo abikoraho, nawe rwose uretse Kristo wenyine. Kandi Kristo yakoresha abantu, ibibazo ufite bigakemuka, yakoresha icyo ashaka cyose, yagikoresha ibibazo ufite bikagira gute? Bigakemuka. Ariko wamwegereye ukamubwira uti Kristo Mwami ndengera kandi ugiteho. Haleluya. Nta wundi twakizera, nta wundi twahungiraho uretse Kristo wenyine. Nshuti bene data, rubyiruko, basore, babyeyi, bakobwa, namwe bagabo, bakecuru, basaza, mwese nta wundi watubera ibyiringiro bizima uretse Kristo. Ntabwo ibyiringiro byacu byagakwiriye kuba icupa akaba aribyo dutura umubabaro wacu, oya. Kristo ahari kugira ngo yumve agahinda ufite kandi akakumare. Ntabwo agahinda ufite ukwiye kugatura kujya mu ndaya, mu busambanyi, oya. Kristo arahari kugira ngo yumve agahinda ufite. Ntabwo agahinda ufite ukwiye kugatura ibiyobyabwenge, oya. Ahubwo menye yuko Kristo ahari ngo yumve agahinda ufite. Ntabwo agahinda ufite ukwiye kugatura kujya kwiyahura, ukiyaka ubuzima, oya. Menye yuko Kristo ahari kugira ngo yumve agahinda ufite, yumve umubabaro ufite. Menye yuko Kristo, aleluya, yitangiye itorero, yitangiye twebwe kugira ngo ajye twumva, yumve n'ibyo dukeneye abiduhe. Haleluya. Ubwo Imana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege, ni iki Imana yatwima? Ni iki itaduhana nawe? Nta na kimwe. Rero ubwo yamutanze kugira ngo atwitangire, akatwitangira ku musaraba, urupfu rubi cyane, agakubitwa inkoni, ibyo byose turabizi amateka y'ibyo yaciyemo. Rero ntabwo kuba yaradupfiriye hari icyo yatwima, ahubwo byose yabiduha, akabiduhana rwose kwizera kwiza, akabiduhana umutima ukunze. Kristo ni umwami wacu, Kristo aradukunda. Bene data, ibyiringiro byacu bizima tubihange Kristo, duhange amaso Kristo. Arahari kugira ngo atubere umurengezi, atubere umutabazi, mu byo ducamo byose atubere umutabazi, aho tugenda hose atubere umutabazi, abantu batwanze atubere inshuti, turi mu gahinda atubere umunezero. Umuntu usenga wiringiye Kristo, iyo ageze mu gihe cy'agahinda atera isengesho akavuga ngo Mana mara umubabaro, bana nanjye, gendana nanjye, kandi akarangiza gusenga rwose afite umunezero, afite ibyiringiro, ka gahinda yagasize. Kuko umuntu uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya.
ibya kera byose ngo biba bishize, byose bihindutse bishya. Imana itugire neza kandi Imana itwiteho, kandi umuntu uri muri Kristo nta teka azacirwaho. Rero ntugire ikibazo, ahubwo ikibura ni ugukomanga, ni ukwinjira ukemerera umwami kugira ngo akubere umurengezi. Igisigaye ni ukwemerera Kristo akakubera umurengezi. Niba uri umugabo akakubera umurengezi uri umugabo, ntabwo udafite Kristo uri umugabo rwose, urugo kugira ngo urutunge n'ibibazo, intambara ntabwo wazazirangiza. kandi umuntu wari uri muri Kristo Yesu akikura uwo nawe nta mahoro, nta mahoro rwose, nta mahoro wabona, nta byiza wabona nyuma yo kuva muri Kristo. ahubwo menya yuko iyo inyungu zacu zose ziri muri Kristo, ibyiza byacu biri muri Kristo. rero tumwikomezeho, niwe byiringiro bizima, niwe mbaraga nzima zacu, niwe mahoro yacu, niwe gakiza kacu, nta wundi. niwe nzira ducamo twerekeza mu ijuru ahera, niwe nzira ducamo tujya gusingira ibyiza Imana idutegurira, niwe mahoro yacu. Imana itugire neza, niwe kuri dukeneye mu bihe byose, mu bihe by'umubabaro, mu bihe by'amakuba, niwe kuri dukeneye. Imana itugire neza. yavuze ngo ni njye nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo. uwo ni Yesu wabivuze. rero kuba ariwe nzira yacu, akaba ukuri kwacu, akatubera ubugingo, tumwikomezeho atubere ibyiringiro, tumwikomezeho atubere agakiza kacu, tumwikomezeho atubere umutabazi, atubere umurengezi. nta wundi murengezi wagira. ntabwo Satani yaguha amahoro wifuza, ntabwo isi ariyo yaguha amahoro wifuza. ushobora kuvuga ngo nimba umuzitari ngakora bya bindi byose, nkaba umujama n'umuniga byose, nzabona amahoro. biriya nta mahoro byaguha. igihe kimwe wazajya uryama ukumva nta mahoro ufite, igihe kimwe wajya ugenda ukumva nta mahoro, n'ubundi uracyakeneye iki? amahoro Kristo atanga. ugasanga nta mahoro ufite, ahubwo ukeneye amahoro iki? Kristo atanga. ushobora kugira amafaranga ukavuga uti nimba n'amafaranga nzagira amahoro, ariko ndagira ngo nkubwire, ushobora kugira ayo mafaranga koko ndetse menshi, ariko ugasanga nta mahoro ufite. rero amahoro mazima nayo Kristo atanga. niwe utubera ibyiringiro, niwe utubera imbaraga, niwe utubera inkomezi, niwe utuyobora, niwe uturengera, niwe uturwanira, niwe utwitaho. nta wundi wabibasha uretse Kristo wenyine. Imana itugire neza kandi Imana idusange. ubwoko bw'Imana igisigaye ni uko twizera umwami wacu, nuko twizera Yesu, nuko tumwakira nk'umurengezi wacu. ibindi byose Yesu azabyikorera. haleluya. tumureke rero tubere ibyiringiro, tumureke tubere umurengezi. nta wundi waturengera, nta wundi waturwanaho, nta wundi waturwanira intambara n'amakuba uretse Kristo wenyine. Imana itugire neza. ibibazo byose wacamo, agahinda kose wagira, umubabaro wose wagira, menya yuko Kristo ahari kugira ngo agukize, kugira ngo akumare uwo mubabaro, kugira ngo kumara ku gahinda. ndetse n'ubu umufite ugaca mu gahinda, ntabwo uzatendebuka, ntabwo uzumva birangiye, ahubwo uzakomeza ugira ibyiringiro, ahubwo uzongera ukomere, kubera yuko umufite. niwe womora inguma. Imana itugire neza. ibibazo waraciyemo, waragize umuryango mubi, waraciye ahantu hakomeye cyane, warahuye n'urugamba rukomeye, menya yuko Kristo niwe wenyine wakomora umutima, akagukuraho agahinda kose wagize, akagukuraho umubabaro wose watewe n'abantu n'ibyo wahuye nabyo, akaguhindura umunyamahoro, akaguhindura umunyabyishimo, umunyamunezero. Kristo rero ibyo ngibyo arabishoboye. niwe mbaraga zacu, niwe twiringiye. Imana itugire neza. rero tumufite nta wundi murengezi. ufite Kristo ntabwo wakenera kujya mu bapfumu ngo bagire icyo bakumare. hoya, ufite Kristo ntiwakenera yuko ubona amafaranga binyuze mu myuka mibi. hoya, ahubwo ufite Kristo ukomeza kumwizera, ukomeza gukomera, ukomeza kumwiringira, kandi nawe akakubera ibyiringiro, akakubera imbaraga, akagukura ahabi cyane, akagushyira hera. Imana itugire neza kandi Imana iturwaneho. ubwoko bw'Imana rero dufite Kristo, nta wundi murengezi. dufite Kristo. niba ufite Kristo tuzi utekane, wishaka ibindi byo kukurengera ku ruhande. oya, menya yuko Kristo ari umurengezi wawe, menya yuko Kristo azakurengera, menya yuko Kristo azakurwanirira, menya yuko Kristo ari byose ukeneye. Imana itugire neza kandi Imana idusange. reka rero dusenge, twisabire Kristo kugira ngo atubere umurengezi, twisabire Imana kugira ngo iduhe imbaraga mu bihe nk'ibi, dukomeze kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Imana itugire neza.
turagushimiye mwami Imana kubw'ijambo ryawe, turagushimiye ko utugiriye neza. Tumenye yuko dufite Kristo nta bindi byiringiro twagira, nta wundi murengezi twagira, nta wundi mutabazi twagira usibye Kristo wenyine, ariwe dukwiriye kwiringira, ariwe dukwiriye kwizera. Tumenye yuko dukwiriye gutera intambwe tukegera umwami wacu akatubera ibyiringiro. Mana utugire neza, ukomeze kudufasha, uduhe ubwenge bwo kumenya Uwiteka igikwiriye, kandi utwigishe rwose kubara iminsi yacu Nyiringabo. Ndagusabye cyane, komeza kubana natwe, dushyigikire mu izina rya Yesu bigusabye, amen.